Uyu ni Rick Ross yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye ndetse nk'umuraperi ukomeye cyane ku isi. Ubundi amazina nyakuri yitwa Robert William Leonard. Yavutse ku itariki 28 z'ukwa mbere mwaka wa 1976. Uyu mugabo yaje kuba umuraperi ukomeye cyane, amenyekana mu ndirimbo zitandukanye, biza kumugira ikirangirire, ariko nanone bimusiga ari umuherwe ukomeye cyane. Uyu munsi rero ngiye kubabwira bimwe mu bintu atunze bitangaje cyane ndetse bihenze cyane utakwizera ko afite. Kurikira. Uyu Rick Ross ubona aherutse kugura isaha ihagaze miliyoni 20 z'idolari. Ubwo shyira mu manyarwanda wumve. Rick Ross kandi agira private jet akunda kugendamo yitwa Gulfstream G550 ihagaze miliyoni 28 z'idolari. Rick Ross kandi aherutse kugura moteri y'indege yo mu bwoko bwa AN575 ahita yihinduramo ameza yo muri salo. Iyi engine ihora yikaraga nk'uko bibona, ukabona ni ibintu biryoheye amaso ndetse n'ameza ahenze cyane utapfa gusanga ahantu hariho hose. Aya meza mu gatavuzwe igiciro cyayo neza, ariko bamwe bavuga yuko ahagaze miliyoni 7 z'idolari. Ikindi kandi Rick Ross agira inkoni yiwe akunda kugendana ishushanyijeho umutwe wiwe, kandi iyo nkoni yose ikozwe muri zahabu, ni inkoni ihenze cyane, nayo bivuga yuko ihagaze miliyoni 1 y'idolari. Dore rero ikintu kiri beyond ukwiye kugenda umenye kuri Rick Ross. Rick Ross afite umujyi muto, niko nabivuga, afite ubutaka bunini cyane ahantu yagiye arubaka ndetse ahagira umujyi wiwe. Arangije yubaka inzu nini cyane ifite metero kari 4180, ikagira square feet 1045, ikagira ibyumba 109, maze ikagira n'ibyumba byo kuraramo 12 byose, ikagira toilette 21 ndetse ikanagira salon nini cyane ishobora kwakira abantu 100 bose. Iyi nzu kandi igira piscine nini cyane ishobora kujyamo litiro z'amazi zingana na 1,300,000. Ikindi iyi nzu igira ibyumba by'imyidagaduro nka cinema, gym, water slide n'akabari ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu mugabo nyuma yo kubaka iyi nzu yaje gutunganya ahantu hanini cyane, ndetse avuga yuko ashaka kugura imodoka nyinshi cyane ziteye ubwoba. Nyuma ko kaza kubikora, yaje kugura imodoka zirenga 200 zose azishyira mu busitani bw'inzu yiwe, aho buri wese azageza akazireba. Mbese urugo rwe yarugize nka parike, kuko abantu benshi bajya baza kuhareba bakareba izo bitangaza biba kwa Rick Ross batigeze babona ahandi hariho hose. Uyu mugabo atunze amamodoka menshi cyane y'igiciro kinini cyane. Si amamodoka gusa, ahubwo atunze n'amamoto menshi atandukanye ahenze cyane y'ubwoko bwinshi butandukanye. Ibya Rick Ross ni birebire cyane. Mushaka part 2 munyandikire muri comment mumbwire ko muyishaka nayo nzayibakorera. Ibuka gufollowinga, like, share na comment, ubundi dukomeze n'ibindi biganiro.